ko nta mugore urwara. Kuba rero nta mugore urwara kuvuga ngo urarwaye, ntabwo umugabo wawe yagukenera ngo narangiza agenda ajye kurongora undi mugore kandi agusiza aho ngo urarwaye. Nta mugore urwara pe, ahubwo urihangana ugashinyiriza, byarangiza akagera gute agakora gahunda y'akaruhuka mu mutima. Ko nugendera mu buryo kuvuga ngo urarwaye, azagenda abikora ahandi ataye, kuko niyo yaba ari umurokore ka gihumbi ntago hari ikintu kitihanganirwa. Kwakwiha wawe, haba umuvandimwe, haba umukozi, kiriya cyumba gikwiriye gutegurwa na nyiracyo. Ndavuga madamu, ndavuga umugore, niwe ukwiriye kugitegura, niwe ukwiriye kugikoramo amasuku. Kandi ikindi cya kabiri, kigahorana isuku, kigahorana isuku, kigahorana isuku ku buryo nta kibi kiri buhaboneke, kigahora giteguye gisa neza. Kuko wenda mvuze nko ku bagabo, umugabo yaba ari umurokore cyangwa se atari n'umurokore, umugabo akunda isuku muri kiriya cyumba, kuko uko ahasanze niko ahita kwakira. We mugore niko ahita kwakira. Niba asanze icyumba kijagaraye, nta bindi nyine n'ibyo biri bumwinda kubaka urugo mu cyumba cy'umugore n'umugabo. Gukora iriya gahunda yo kubaka urugo, icyo bita kubaka urugo, cyangwa se gutera akabariro, cyangwa se gukora sexy ku bantu babyumva. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko mwumvikana ku bindi bintu, mubanze mwumvikane kuri kiriya kintu, kuko niho urugo ruhagarariye. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose. Abadukurikiye mwese nimugubwe neza, turabashimira kandi ko mwashoboye gukanda subscribe, mutarayikanda nawe yayikanda, ntacyo bitwaye, tugafatanyiriza hamwe kwamamaza inkuru nziza. Ubutumwa bwiza ariko nanone
ariko harimo n'ababanye nabi, kandi akenshi ababanye nabi nibo benshi, kubw'uko wenda ku badamu kutisobanukirwa cyangwa ku bagabo kutisobanukirwa ngo bumve ko bafite indangagaciro za gikristo nyine ku buryo bashobora gutinya ibintu runaka. Yego. Ni ukuvuga ngo hari izitabanye neza kubera kutisobanukirwa. Yego. Hari inyigisho zikunda gutambuka hirya no hino, akenshi abarokore bakazifata nk'ibishego. Yego. Ese mu by'ukuri umurokore we ntakwiye kwiga cyangwa se kwigishwa gufata neza uwo bashakanye? Umva birakwiriye cyane. Buriya hari abantu benshi cyane batanga impuguro cyangwa se inyigisho ku ma YouTube, cyane cyane nko mu bigendanye no kubaka urugo. Kubaka urugo ndimo ndavuga wenda abantu bisobanukirwe neza mu buryo bw'icyumba cy'umugore n'umugabo. Hari abantu benshi babitangaho impuguro kandi abantu babikurikirana bikabagirira umumaro. Rero kuba uri umurokore ntago bivuze ngo urabura kuba ushobora guhugurwa cyangwa ngo wigishwe kuba wakora ikintu runaka, kuko bizakugirira umumaro, ubashe kumenya gukora icyo utaruzi kuba wakora. Wenda n'icyo waruzi ubashe kuba wakongeramo akandi kantu kugira ngo unezerwe mu rugo rwawe. Kuba uri umurokore rero ntibivuze ngo iwawe nawe ukeneye ibyishimo, ukeneye kwishima, ukeneye kunezerwa, ukeneye guseka. Yego. Reka twibande mu cyumba. Yego. Tugiye kwibanda mu cyumba. Ubwo udukurikiye nimba uri umurokore, yego izi nyigisho zirakureba, ariko uyu munsi twahisemo kwibanda ku ngo z'abantu bavuga ko cyangwa se bitwa ko bakijijwe. Yego. Kuko niza kenshi na kenshi ujya ukunda gusanga harimo aya makimbirane, ni nazo tubarizwamo. Yego. Hari uwo muri kubona kuri kamera arubatse ni umurokore, nanjye uri inyuma ya kamera ndubatse ndi umurokore. Turaza rero kwibanda cyane mu cyumba cy'abarokore bashakanye. Yego. Reka duhere mu mitegurire. Ni icyumba gikwiye gutegurwa gute? Ikintu cya mbere kiriya cyumba, wenda nko ku bantu bafite abakozi, kiriya cyumba ni icyumba cyitwa icyumba cy'ibanga. Ni icyumba umukozi burya abujijwe kujyamo, ni icyumba n'umwana wibyariye agomba kujyamo gakeya, kuko ni icyumba kibitse ibintu byinshi. Ni icyumba cy'ibanga, bakita icyumba cy'ibanga, icyumba cy'umugore n'umugabo, kuko rero kiba kibitse ibintu byinshi kandi kiba kibitse amabanga y'umugore n'umugabo. Uburyo kigomba gutegurwa ni ukucyitaho, ukabimenya yuko icyo cyumba nta wundi muntu ukwiriye kukigenzura, ukwiriye kukijyamo, bitewe n'ibihakorerwa cyangwa se n'uburyo icyubahiro Imana yahaye abo bantu bakibamo. Rero ntabwo ari icyumba cyagakwiriye kujyamo umuntu uwo ari we wese, ni icyumba cyo kwitwararika ko gifite ibanga kandi ibanga ry'Imana. Yego. Noneho tubonye ko umugore agomba kwirinda ko hari undi muntu kwinjira muri icyo, haba mama wawe, haba umuvandimwe, haba umukozi. Kiriya cyumba gikwiriye gutegurwa na nyiracyo, ndavuga madamu, ndavuga umugore, niwe ukwiriye kugitegura, niwe ukwiriye kugikoramo amasuku. Kandi ikindi cya kabiri, kigahorana isuku, kigahorana isuku, kigahorana isuku ku buryo nta kibi kiri buhaboneke, kigahora giteguye gisa neza. Kuko wenda mvuze nko ku bagabo, umugabo yaba ari umurokore cyangwa se atari n'umurokore, umugabo akunda isuku muri kiriya cyumba, kuko uko ahasanze niko ahita kwakira. We mugore niko ahita kwakira. Niba asanze icyumba kijagaraye, nta bindi nyine n'ibyo biri bumwigire mu mutwe, ntabwo ari bubone yuko ha hantu hameze neza. Rero gikwiriye gutegurwa n'umuntu umwe. Yego. Turi ku kintu kijyanye n'imitegurire cyangwa se isuku. Icyumba kirateguwe, gishashe neza. Reka noneho tujya ku myambarire. Yego.
hari ukuntu uza usanga watambuka ahantu ukumva abantu baravuga ese ibintu by'imyenda y'imbere, imyenda y'imbere yo ikwiye gutegurwa ite, cyangwa imyambarire umuntu akwiye kuyitegura ate kugira ngo nibuze uwo bashakanye namubona agira ukuntu yiyumva. Yego, ahangaha ndibanda ku bagore kuko buriya umugore niwe ndi bwibande ku mugore, kandi wenda reka ngaruke gatoya ku kintu cyitwa kuganduka. Kuganduka ntabwo ari ukuryamana mu buriri umugore n'umugabo gusa ukuzuza izo nshingano, ahubwo kuganduka harimo kurera abana, kuganduka harimo gufurira umugabo bogisa, harimo kuganduka harimo gutekera umugabo ukamugaburira. Kuganduka ni ibintu byinshi. Rero ku icyo kibazo warumbajije, aho hantu hari butegurwe n'umugore, uburyo ari buhategure iyo myenda y'imbere. Niba imyenda y'imbere y'umugabo itegurwa n'umugore, ukayifura ukayitera n'ipasi. Kandi ikindi cya kabiri ku badamu, umugabo niyo yaba ari uwawe, nibyo biranumvikana munamaranye n'igihe, ntabwo biri buvuge ngo uraterera iyo wumve ko nyine ngo ari umugabo wawe uri bukuremo imyenda. Iyo myenda y'imbere nurangiza uyishyira ahantu hose ubonye, biba bisaba kwitwararika umunsi ku wundi, ukagira agakoresho kajyamo iyo myenda ku buryo uyitaho ukayigirira isuku ku buryo bushoboka bwose. Yego, ni ukuvuga ngo imyenda yaba iy'imbere cyangwa iy'inyuma, yego, ikwiriye kugirirwa isuku, iyanduye ukagira aho uyishyira. Kandi ntunarindire ngo ibe myinshi, kuko biba byinshi bigateza akajagari mu cyumba. Kandi ntabwo umugabo uwo ari we wese, nta mugabo ukunda akajagari mu cyumba. Hari ikindi kintu turi ku isuku. Yego, turabizi twese ko hari ahantu hamera undi musatsi, genda reka bariko mbivuga, nta kibazo rwose. naho ugasanga mu by'ukuri hari ukuntu abantu bashoboye kubyirengagiza ngo ni uko Imana yavuze ko ngo ngari yikubakiye, ngari yo yamuguhaye, ugasanga rimwe na rimwe ntabwo aho hantu bahitwararika. Ndagira ngo naho hatangeho inama. Rero ni ukuvuga ngo ndi bwibande cyane cyane ku mugore, kuko umugore niwe mutima w'urugo. Yenda n'abantu badukurikiye ntihagire umuntu nyumva nabi ngo nibanze ku bagore ngo n'abagabo bahari. Ibyo bintu biri mu kuganduka. Nuvuga ngo hariya ahantu hagomba kwitabwaho, kandi ukabikorera umugabo wawe, ukabikorera umugabo wawe neza, kuko ibyo bintu umugabo arabikubahira. Iyo ubikoze gutyo ukamufasha ukamukorera isuku gutyo, umugabo arabikubahira. Kandi ntabwo umugabo wamusaba ngo umukorere isuku narangiza byange. Reka ntabwo yabyanga, niyo yaba ari mubi bingana gute ntabwo yabyanga. None cyongeyeho munakijijwe muri abarokore, binezeza umugabo. Hariya hantu rero ntabwo bisaba ngo uterere iyo ngiyo wumve ko nyine ibintu byarangiye. Hoya, hakorera isuku, irakenewe ku buryo bushoboka bwose. Yenda bajye bakurikirana YouTube, hariho n'izindi mpuguro noneho babivuga byimbitse, bakabivuga neza mu mazina. Rero haba hasaba isuku, kubera yuko ngire ngo wenda njya nkunda kubivuga, buriya urugo rushingiye cyane cyane ku cyumba. 90% rushingiye ku cyumba. Buriya nta cyumba nta rugo, njya mbivuga. Nta cyumba nta rugo. Ntabwo umugabo azakubwira ngo uhindukire asange ufite umwanda. Biriya nabyo rega ni umwanda, biteza umwanda ku buryo bukomeye cyane. Umuntu ashobora kutakwishimira gusanze kuriya. Niba uri umugore wiwe nyine, ariko kora isuku, kora isuku ifatika igaragara, kugira ngo uhore uri mushyashya. Njya mbivuga ngo bajye bahorana udushya n'umugabo wawe umufashe, kugira ngo mwese munezerwe bimere neza. Yego, uravuze ngo umugabo wawe umufashe. Hari utuntu tumwe na tumwe abagore
bakunda kuba bashaka gukorera abagabo, Yego. ahubwo abagabo bagahita bumva ko abagore hari ahandi hantu babyigiye, Yego. cyangwa se na wa mugabo akaba yagira utuntu utujeste runaka ubu turi muri cya cyumba Yego. ashaka gukorera umugore, noneho umugore akibwira ko umugabo yabyigiye ahandi. Yego. Ese birakwiye ko abantu bahura muri bwa buryo bumwe, umuntu niyunguka kandi kantu azi neza ko kari buze kunezeza uwo bashakanye, Yego. agaceceke? Hoya, ntagaceceke. Mwebwe mudukurikiye ku mugore cyangwa umugabo, reka mbanze mbwira abagabo, niba umugore wa muri abarokore, turi kuvuga ku barokore, muri abarokore, niba muri abarokore ukabona umugore wawe akoze akantu runaka cyangwa akakubwira ngo reka tubigenze gutya, ntabwo kera ariho hanonaha. Ubu ngubu abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga cyane, ku buryo inyigisho zose zitambukaho abantu bamwe zibagirira umumaro. Ashobora kuba yabibonye no kuri YouTube, ko YouTube ijyaho buri muntu wese akabireba, bakamuhugura, akamenya ngo iki kintu ndagikora kinezeza umugabo wanjye, nishime nawe yishime. Wowe mugabo, niba umugore akweretse ikintu runaka ko ati tubigenze gutya, reka gutera komanteri cyangwa ngo wumve ko igihugu gicitse. Urumva, wumve yuko ibintu bikomeye, ibintu byacitse. Hoya, mwumve, umutega amatwi, mubikore utiriwe uvuga ngo wagiye mu bandi, ngo wagiye gusambana, ngo niho wabikuye. Imbuga nkoranyambaga ziri kubyigisha kubera yuko ingo zirarushye. Ariko hariho ko n'abarokore bataba bashaka kubyiga, Yego. badakeneye no kubireba. Ese ubundi ku murokore kureba porono ni byiza? Kureba porono rero biratandukanye n'ibyo bindi twavuze. Kureba porono ntabwo Imana yemera, ntabwo iyemera, ni icyaha. Kuko ushobora kureba porono nonaha wicaye wenyine bitewe n'ibintu ubonye, ukaba wafatira n'umuntu ku ngufu hariya ku muhanda. Oya, mpaye mvuga turi ku mugore n'umugabo mwakira cyumba, turi ku bintu abarokore badashobora gutinyuka, ariko byarangiza bikabasenyera urugo. Mbese kuba umuntu yareba porono akarebamo yenda positeri runaka cyangwa se uburyo runaka, ariko atagambiriye kuba inyuma y'uwo bashakanye, Yego. ntacyo bitwaye. Nta kibazo. Niba wowe umugabo cyangwa umugore muri kumwe muryamye, wenda he muri kuganira kubwo ikintu runaka murimo muganiraho, mukabyemeranya, hari umugore n'umugabo, ukavuga ati ka turebe kano kantu kugira ngo turebe icyo twungukiramo, nta kibazo. Bayireba porono, bayireba mu gihe muri babiri. Ariko sobanuye ngo ni mu gihe muri babiri, muri no mu cyumba deje, bitewe n'ikintu mwebwe ubwanyu, bitewe n'ukuntu mubanye n'uburyo musanzwe mubikora, ku kintu runaka mushaka kureba, mwabireba nta kibazo. bakabireba nk'ibibigisha, bikabireba nk'ibibigisha. Ariko kandi hari n'ahandi hantu hatangirwa izindi nyigisho kandi zifatika, zinumvikana. Niyo utanavuga ngo wenda ugiye no kureba na porono, ukaba wanabireba n'ahandi hantu. Inyigisho ziriho pe, zibyigisha kandi urabikurikirana bikakugirira umumaro. Yego. nuko noneho rero bageze mu cyumba, akenshi usanga ikintu cyitwa ikiganiro, Yego, hagati y'abashakanye, kwibanda kwa za ngo zakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yego. Ugasanga ku karago barahuza, guhimbaza Imana barahuza, Yego, mu ivugabutumwa barahuza, Yego, kuzamuka umusozi bagiye gusenga barahuza, ariko bagera kwa kiriya gikorwa bakamera nk'abari gufatana ku ngufu. Yego. Ugasanga ntihabayeho ibiganiro, cyangwa se ntabwo habayeho gutegurana. Yego. Icyo cyo nacyo ndagira ngo ugitangeho inama, nkawe nk'umuntu Yego. ubifiteho, navuga ngo ubumenyi cyangwa se impano yo Yego. kwigisha Yego. abantu kugira ngo bamenye uko bitwara. Ese Yego. birakwiye ko abantu bafatanya ibindi byose, ariko bagera muri cya cyumba bakamera nk'aho bafatanye ku ngufu, cyangwa se akaba ari icyo gihe cyo kubwirana ibibazo bitameze neza mu rugo? Ikintu cya mbere ndi bubabwire, mbere y'uko ibindi byose bikunda, hakabanje gukunda kubaka urugo mu cyumba cy'umugore n'umugabo, gukora iriya gahunda yo kubaka urugo, icyo bita kubaka urugo, cyangwa se gutera akabariro, cyangwa se gukora sexy ku bantu babyumva.
ni ukuvuga ngo mbere y'uko mwumvikana ku bindi bintu mubanze mwumvikane kuri kiriya kintu kuko niho urugo ruhagarariye. Ndagira ngo nkubwire ngo ku mugore bitagenze neza cyangwa ku mugabo bitagenze neza, umugabo ntashobora kujya mu kazi ngo agakore neza kandi ka kazi nikatagenda neza niho muri buhombere. Ikintu cya mbere rero ni mubanze mwumvikane mu kubaka urugo muri kiriya cyumba. Ndagira ngo nkubwire, ndi kubwira umunyamakuru, ntabwo kiriya cyumba kivugirwamo ijambo ribi. Kiriya cyumba ntabwo kijya kivugirwamo amagambo mabi. Kiriya cyumba ni icyumba cyo kuvugirwamo ikintu cyiza, amagambo meza. Rero mbere y'uko mwumvikana ku bindi bintu nimubanze mwumvikane hariya. We mugabo ureke kwikunda, nawe mugore ureke kwikunda, kandi mugore uganduke ku buryo bwose bushoboka. Hari umugabo ushobora kuba ananiwe mu mutima bitewe n'umugore wiwe, umugore akazana uburokore bwinshi, urumva, ntiyubaka urugo nk'uko bikwiriye cyangwa ntaganduke nk'uko bikwiriye. Niba umugabo akeneye gahunda ziwe niyo yazikenera 5 ku munsi, mureke, ni uburenganzira bwe, ufite amahirwe. None se abikeneye gutyo umugore we akumva atabikeneye, ikintu cya mbere kereka umugore arwaye, kereka umugore uzi, kereka mugore wowe uzi ko ufite ikibazo gikomeye, wowe umugabo ashaka kukwihanganira. Kandi njyewe njya gushyingirwa narahanuwe, barambwira ngo nta mugore urwara, ko nta mugore urwara. Kuba rero nta mugore urwara, kuvuga ngo urarwaye, ntabwo umugabo wawe yagukenera ngo narangiza agenda ajye kurongora undi mugore kandi agusiza aho ngo urarwaye. Nta mugore urwara pe, ahubwo urihangana ugashinyiriza, byarangiza akagera gute, agakora gahunda y'akaruhuka mu mutima. Ko nugendera mu buryo kuvuga ngo urarwaye, azagenda abikora ahandi ataye, kuko niyo yaba ari umurokore ka gihumbi ntago hari ikintu kitihanganirwa. Wakwihanganira inzara, wakwihanganira kwambara ubusa, wakwihanganira ibintu byose, ariko mu cyumba kibanga hihanganirwa gakeya, habe ku mugore habe ku mugabo. Rero ndagira ngo mbabwire ngo kiriya emera hariya hantu biba bisaba ngo bigende neza. Ikindi cya kabiri, warumbajije ngo ashobora ngo kubikora ngo inshuro nyinshi, ngo umugore ngo atabishaka ngo byagenda gute. Ugomba kubyishakamo niba ukunze urugo rwawe, niba ukunze kubaka, ugomba kubyemera. Ikindi cya kabiri, abadamu bajye banywa amazi cyane, kuko iyo unyweye amazi cyane umubiri wawe ubasha gukora neza, ibintu bikagenda neza. Ku mugore ukunda kunywa amazi cyane, ntabwo umugabo ashobora kugukenera ngo urinde kuzajya kwishakisha wishakisha. Umubiri wawe uhora ukora muvomo umeze neza, ku buryo umugabo igihe icyo ari cyo cyose yagukenerera byagenda neza. Kandi sinzi n'impamvu niba umugabo agukeneye n'inshuro zingana gutyo, sinzi impamvu utaba tayari, sinzi impamvu wakumva ngo ntabwo uri bube umeze neza. Reka ugomba kubyishakamo. Niyo umugabo yaba atabikeneye, urabikora kugira ngo rwa rugo rwawe rwubakwe neza. Ejo utaburi kurira nk'abandi uvuga ngo umugabo wanjye aranca inyuma n'ibindi. Byubahirize kandi ubigenze neza. Ndagira ngo utinde ku kintu cyitwa kunywa amazi. Yego, kunywa amazi ni bigira umumaro ki ku mugore? Ikintu bimufasha kuba yahora yoroshye. Nicyo kintu byamufasha kuba yahora yoroshye mu nshuro zose, kuvuga ngo wenda umugabo agukeneye inshuro runaka cyangwa se n'ejo bundi. Iyo unyweye amazi uba woroshye, ntabwo ugorana muri bwa buryo bwo kubaka urugo cyangwa kuba yagutegura, ntabwo ugorana. Yego.
Okay, ndagira wenda kangaruka inyuma gatoya, wenda dusubire inyuma gatoya ku isuku. Ndagira ngo mugire abadamu turi abarokore twese, ariko niba uri umudamu, uri umurokore, uri umuhanuzi, uri iki, ntabwo bivuze ngo uzahame mu bijipo, uzahame mu bintu by'ibigutiya, ibintu bidafite gahunda. Umugabo wawe akeneye kureba ubwiza bwawe. Gira umwenda woroshye, umwenda wambara uri kumwe n'umugabo wawe. Mbese niba yagiye nko ku kazi, atahe azasanga uhagaze neza, azasange wambaye umwenda woroshye umeze neza. Rero ikintu nababwira, mugerageze mushake n'imyenda. Niyo waba wambaye n'umwenda mugufi, niyo yaba ari n'agakabutura ye, nta kibazo. Kuba uri umuhanuzi, kuba uri umurokore, ntibivuze yuko utari bugere mu cyumba ngo wubake urugo rwawe neza. Umugabo wawe nashaka aba ari umurokore, ntabwo ari bukubone wambaye ku kantu mu cyumba unarangiza kubwire ngo sohoka mvira hano, cyangwa se kuramo ibintu wambaye. Umugabo we wese akeneye kureba ubwiza bw'umugore we. Rero nimugerageze no ku myambarire, ntagende uri mu kigutiya ngo aze agaruka kigusangemo. Oya, mugerageze mumenye n'imyambarire imbere y'abagabo banyu. Bakeneye kubona ubwiza bwanyu. Ntabwo wama wambaye ibijipo ngo umugabo bimunezeze. Oya. Hanyuma se naramuka yambaye bigufi kubera ko agiye mu cyumba, cyangwa se akanikuramo imyenda ku mugaragaro imbere y'uwo bashakanye, ntibiza kugaragara nk'aho yapaganye, cyane ko agakiza imyemerere ikunda kutubwira ngo twambare twikwije. Birumvikana, ambara wikwije, ugiye gusenga, ugiye mu kazi runaka, ariko mu rugo. None se ko baba barafashe umwanzuro wo kubaka, umugore agakenera umugabo n'umugabo agakenera umugore, bivuze ngo hari iyindi mibanire mugomba kubanamo kugira ngo urwa rugo, urukundo rwanyu ruhameho, kugira ngo buri umwe yishimire undi. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo nushaka ufite umugabo ari pasiteri, akeneye kureba ubwiza bwawe. Iwe yaraguhisemo mu bandi, akaguhitamo akakuzana, akeneye kureba bwa bwiza bwawe, aracyabukeneye. Rero nta hantu bihurira. Nyine nta muntu uvuze ngo wambare gutyo, numara kwambara gutyo usohoke ujye hanze wenda wambaye nk'utwo tuntu tugufi. Oya, mvuze uri kumwe n'umugabo wawe, cyangwa se uzi neza ko umugabo agiye gutaha. Turacyari mwa cya cyumba. Yego. Hari umuntu nigeze kumva aterefone ahantu kuri radiyo, avuga ati ngewe mbashaka ko ntera akabariro itara ryaka. Atari ku mugabo ntabyemera. Ariko se koko akabariro gashobora guterwa neza ari uko itara ryaka cyangwa ari uko ryazimishwa? Ryaba ryaka, ryaba ritaka, byagenda neza, ariko icyaba cyiza ni uko ryaba ryaka. Muba mukeneye kurebana, icyo nicyo cya mbere, kuko hari uburyo umugabo ashobora kubikora, yarangiza akabikora akureba mu maso, cyangwa nawe umureba mu maso, muvugana, ukamureba mu maso nawe akakureba mu maso, mukavugana mukaganira, kandi na bya bikorwa biri gukorwa. Rero biba byiza n'iyo itara riri kwaka. Gusa wenda hariho n'igihe mushaka kubikora mwari muryamye, wenda muri ya masaha akuze, ntabwo wenda uri bubyuke ngo ujye gucana itara. Ariko ntabwo ari ngombwa ngo niba umwe akeneye ku itara ryaka undi abyange. Ntabwo nibaza impamvu. Muri make hagomba kubaho koroherana. Habamo koroherana, mu koroherana habe ku mugore akorohera umugabo n'umugabo akorohera umugore, mukumvikana, kuko iyo mutumvikana ntibikunda. Hari umuntu twigeze gukorana ikiganiro, arangije ati abagabo b'abarokore ntibashoboye. Ese kuba umuntu ari umurokore ibyo bisobanuye ko mu by'ukuri mu buriri adashoboye? Ikintu cya mbere, harimo abashoboye, ariko harimo abashoboye, ntabwo ari bose. Gusa harimo abashoboye, harimo n'abadashoboye. Bamwe badashoboye rero aba yarakuriye mu kirokore, nta bindi bintu yigize yicangacangamo. Rero iyo yabayeho gutyo, nta zindi nzira yigize anyuramo cyane. Umugabo iyo atigeze anyura mu zindi nzira,
ngo abe umusambanyi ajya asambana n'uyu asambane n'uyu asambane n'uyu, niho hahandi nyine wenda n'izo mbuga nkoranyambaga atazikurikirana cyane, niho hahandi azabikora akore nyine ibyo abashije wenda umugore. Kandi ikindi cya kabiri ku bagore ni mugire ibanga, mugire ibanga. Niba n'umugabo usanze ameze gutyo adashoboye cyane, wijya kumuteza abantu, senga upfuka musenge ubibwire Imana, nta kintu Imana idashoboye. Nusenga Imana izamufasha, imuhe n'imbaraga, imuhe n'ubundi bumenyi, imuhe ubwenge. Ariko ndanibaza ngo uwo mugore cyangwa se uwo mugabo abwiwe n'iki ko mugenzi we adashoboye? Nyine uko we aba yaracaracaye hirya no hino. Hari igihe aba yaracaracaye cyangwa se wenda akaba yaganira n'abantu bagenzi biwe bakaba bamuhugura, ariko byanze bikunze ntabwo ashobora kubura ahantu abimenyera. Ngire ngo nakubwiye ngo izi mbuga nkoranyambaga ziri kwigishirizwaho ibintu byinshi, ashobora kubikurikirana agasanga bihabanye cyane n'ibyo abona iwe mu rugo. Iyo bimeze gutyo rero aradekarara nyine akaburana, akavuga ati se kubera iki bikorwa gutya, ahubwo akaba bikora agasobanukirwa. Abenshi basigaye babikurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Yego, nuko muri make aho kugira ngo umuntu abeho azi neza ko adashoboye, icyo akwiye gukora ni ukwiga akamenya uko akwiye kugenzereza mugenzi we. Ariko nanjye kandi nakongeraho akwiye kubaho no kunyurwa nabyo ni ingenzi. Hanyuma tubonye ko ryaba ryaka cyangwa ritaka, icyangombwa n'icyo bumvikanyeho, ntawe unanije mugenzi we. Hari ukuntu rero abarokore badakunda guterana imitoma. Guterana imitoma mbese kugira uko umuntu yigaragaje, byo ntabwo byaba biri mu bituma izi ngo zidakomera, nazo zisenyuka nk'iz'abapa, ndetse ugasanga abapagani baratwara abagabo b'abarokore rwose. Hari ukutitanaho, umugore ntiyite ku mugabo cyangwa umugabo ntiyite ku mugore. Ariya magambo meza arakenewe cyane cyane nko ku bagore. Abagore bakunda kubwirwa amagambo meza. Umugore umubwiye amagambo meza yibonamo nk'intwari, akibonamo nk'umuntu ushoboye, ntiyisuzugure, akumva ko ari umuntu ukomeye imbere y'umugabo we. Kandi ikindi cya kabiri, abagabo nabo bakunda kwitabwaho. Genda ushobora kumutera n'iyo mitoma, ariko uburyo ki umufashe mu rugo cyangwa n'uburyo mubana mu rugo, ibyo bintu bikaba byatuma umugabo abaho anezerewe, akabaho yishimye. Ati ni mu buhe buryo? Umugabo niba ugize gutya ugateka, ushobora kumuhereza ibintu bitari byajyamo amazi, nyine ukamwitaho. Ako kareta ukakamutekera, ukagashyiraho ukakamutekera, ukakamuhereza, ukamwitaho ku buryo bwose waba ugize gute bushoboka. Rero ukanacishamo, ukamukarabya ibirenge, unamutunga ukamutereka mukarabya ibirenge, ukamushyuhiriza amazi, ukamugutereka mukarabya ibirenge, ukamucira inzara. Urumva ibyo utwo tuntu ukagenda udukora, umugabo abaho mu mutima we anezerewe, yishimye, ameze neza. Bati mfite umugore unyitaho. Noneho umugore nawe akishimira amagambo meza. Umugore akabwirwa amagambo meza. Rero guterana imitoma ntibakite ngo ni abarokore, ahubwo ku mugore horana udushya, ku mugabo horana udushya. Nimuhorana udushya muhora muri bashyashya mu rugo, umuntu agahora akubona nk'aho aribwo mugikundana ako kanya. Yego. Yewe ubwo yenda tugana ku musozo kuko tutari gukora ikiganiro kirekire cyane. Ugiye gutanga inama, kuko byinshi twavuze nagenda nkubaza. Yego. Twebwe twahisemo yenda kwibanda mu cyumba, utaha tuzibanda ku byo bakunda kwita positeri cyangwa se uburyo ushobora guteramo akabariro kugira ngo mugenzi we anyuzwe cyangwa se urugo rubasha gukomera. Yego. Nyemerera utambutse inama cyangwa se rero inama ku badamu bagenzi banjye,
twari turi kuvuga ku cyumba cy'ibanga. Ikintu cya mbere ni mugire kunyurwa. Ikindi cya kabiri ni mwige gusenga, si uko mubiyobewe, ahubwo niba ubonye mu cyumba, kuko tubonye rega ingo zigowe, tubonye ingo zirushe zifitemo ibyo bibazo, niyo mpamvu tuba twaje gutya kuba twagira ikintu tubivugaho. Niba wowe ubwawe uri umudamu, bera amaso urugo rwawe. Niba ubona mu cyumba ibintu bitagenda neza, ntago bizagenda neza ko wagiye gushaka inzaratsi ugaburira umugabo wawe ibyatsi kugira ngo akore, ntago bizasaba ngo ukore ibindi bintu. Shinga ivi ryawe usenga Imana. Numara gusenga Imana, izaguha ubwenge bwo kugufasha kuganira, aho ngaho izamanuka ibasange mwebwe ubwanyu mwabigiriyeho inama. Ariko mbere na mbere ni ugusenga, kuko Imana ishoboza ibintu bitakabaye bishoboka. Imana ikabishobora, ikabaha ibyishimo mu rugo, dore ko ari n'umurimo w'Imana unakomeye cyane. Rero ikindi cya kabiri ni mugire isuku ihagije. Ikindi cya kangahe, mwige guha agaciro abagabo banyu. Umugabo wawe yaba ari munini yaba ari mutoya, deja yaba ashoboye yaba atanashoboye, ni umugabo. Muha agaciro ke nk'umugabo. Umugabo iyo umuhaye agaciro ukamwubaha ukamucira bugufi, igihe icyo ari cyo cyose ahorana urukundo mu mutima we, kuko ababona udahindagurika. Ikindi reka mbwire ku bagabo, niba umugore wawe akweretse akantu runaka, reka gutera komanteri, mutega amatwi mwumvane. Niba akubwiye ikintu kimeze gutya, mutega amatwi, kubera yuko ari gushakira ibyishimo mwese. Nawe mugore tega amatwi umugabo nakubwira ati reka tubigenze gutya, reka kuzana kuvuga ngo wagiye mu bagore niho wabikuye, wagiye hanze niho wabikuye, wabyigishijwe n'abandi bantu. Hoya, ni ahantu henshi ku mbuga nkoranyambaga barabivuga. Ashobora kunguka akantu runaka kabaha ibyishimo. Mworoherane, muganire, mwumvikane. Iyo mwumvikanye ntabwo muburira ibyanga, uko byagenda uko ariko kose mubasha kwihanganirana. Yego, reka rero tugushimire, ahubwo tugusabe. Yego, hari ibintu tutavugira hano yenda kuko byakwitwa igishego cyangwa se bikitwa ko twapaganye. Yego, tambutse nimero ya telefone kugira ngo uwakenera kukugisha inama abe yaguhamagara ugamuha inama uburyo burambuye. Yego, nimero yanjye ni 0783 14 inshuro enye 83 14 enye. Iyo nimero iri kuri WhatsApp, wakwandika tukavugana, wahamagara tukavugana. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane. Yego, murakoze namwe.